ya Seth udusetse iki? amakuru ahari narebye ikiganiro cy'isaha kaje n'isaha cyangwa amasaha Isaha. narebye ikiganiro cy'isaha uyu mwana w'umukobwa akeneye akunda akeneye umugabo w'umunyamurenge Kubivuze. ariko ndababara nararize Barishwe n'iki? ukabona umugabo w'umunyamurenge mpari sebagabo Bagabo nasabye ntwari urimo. Bagabo nasabye Imana ntabwo wari uhari. sebagabo bari Amafuti yawe none yibaze. Ntabwo rero nzi ko hari abagabo b'abanyamurenge bagira amafuti. Ariko amaze kukubona nemeye ko byose twese byose tubigishwa uretse kuvuga ko dukora akazi kamwe ibibazo wakoze uzibona icyambere cyo kivuze kuba dukora akazi kamwe byarangiye. Icya kabiri reba ukuntu tubona tugaseka nicyo kidusekera si bon none se umubwira tutabeshya noneho wenda njyewe naje gusura tu sibyo numvaga mfite amahirwe nakubeshya numvaga mfite nka 70%. yuko njye nawe tugomba kubana ubu ngubu usigaranye kangahe? akabiri. Mbere navuze ko nshaka umugabo w'umunyamurenge ariko ntabwo navuze ko nshaka Seth. mumvugire ni ukuri urabona barantaye ushaka umeze ute se? Nshaka twagiye. Njye cyambere nshaka gukora ushobora kuvuga karagiteri ugasanga zihuye n'iza papa twagiye ariko paka mu muryango wawe twagiye kumbe twagiye ufite mbe mu meza. abandi ni abakobwa kereka niba uri umurezi ahubwo wasanga bahari ukaba wanze ndabahari okay ntacyo njyewe ndapfa kuba umunyamurenge umeze ute? ari muremure umusore mwiza w'ubwabo ubigango se agiye kurwana iye ntambara azaza nterura nasi njye urabashaka n'umuntu utabasha kunterura irindi zina ry'Imana naguterura erega wari urimo ahubwo wowe ngubu kuba umuranga atuye abanyamurenge muri Musanze ndabazi ba Byizigiro abanyamurenge muri Musanze Byizigiro ndakubona umukobwa benshi hari uduce tubamo abanyamurenge nta munyamurenge turi Nyamirambo cyokoze umunyamurenge si Nyamirambo nta umunyamurenge uturuka i Musanze ntawe uhari rero hari umunyamurenge wakoze akabari yoya hari wakoze akabari tu akitwa ngo se yakise ngo kumwanikare wa nawe wayishyiraho kabari se icyo cyapa leta yarakibonye iravuga ngo hano ni abapfumu bakora iki kabari se kabireme muri abasaza b'abanyamurenge bazaga bagiye kungo kwa kumwanikare wa ni hewa bakaca kuri dewe bucyo bakagira ngo kwa kumwanikare cyaze bisebizi nabo ntitwaranye muri kamuza urengerega nabo n'ubwoko nk'ubundi umunyamurenge mugufi sindamubona usibye wowe ariko hari n'undi bambwiye dini inde ngo ugucuranga piano ngo yize si mugufi umugize muremure kubera ibihangano bye ngo yize muremure ariko abakobwa nabo rero nabyo narenze uretse ko mbonye umunyamurenge ni umukisi okay ese kumbe hari undi Nyabitanga yambwiye agiye kwitondera umupianiste ita Musabwa Musabwa nayo ngo ni murani mugufi Musabwa ni pigime ndamusuje cyane ndamuremukije oziyo bita amapigime ni abantu bagufi iki kiganiro n'ubwo ariko
kumwe nawe ariko hari umugabo ndi bwitandukanye. Oya, of course n'abashuti banjye bose abantu ndi kuvuga. Nta muntu ari kuvuga utari inshuti yanjye. Ngaho umugabo rero wunyamulenge. Ukeneye umeze ute? Noneho tubigire seriye, ntabwo nongera guseka ndi umukomediye, ngiye kuba seriye. Noneho reka duse n'abatangiye. What's up, ladies and gentlemen? Uyu munsi kuri umunsi wa none turi kumwe n'umukobwa mwiza wamwita Linda, akina filime. Umukobwa witonda nubwo ntabizi, akina umugabo w'umunyamulenge. Ese Linda waba ukeneye umugabo umeze ute ufitiye imico kugira ngo tumenye? Umugabo w'umunyamulenge muremure. Gusenga byose ibyo musaba agomba kuba asenga ibisanzwe. Uzi kuririmba kandi ni umuntu uzi kuririmba. Ibyo gusa biranoroshye. abantu babagisha inda naje mbagisha uruhu mbe muremure. Erega wowe nturimo sinzi ko uri gukomeza kwishyiramo kandi nturimo. Abanyamulenge barebare akorana ntabwo mvuca kujya kumanura imvura. Muremure uzabasha reka Linda sibyo impact y'uburebure ni iyi urumva ngiye ko ndi kugufi basi nifuza kuzabyara abana barebare rero ubwo nshaka muri pigi umva biza muri nshaka rero muri pigi abagabo bagufitwara ko ubuze tuzabona abagore ko usumvaho gatora gusa nashaka umugabo turesha tukabyara umugabo muremure. Sometimes like abakobwa benshi baravuga bakeneye abagabo barebare, sinzi impamvu kubera iki nyine kujya gutabyara abana barebare. Reba nawe nshakaye n'umugabo mutesha mbese umwana muremure n'umwana mugufi nyine batandukaniye. Urumva nta hantu batandukaniye bose n'abana aho batandukaniye ku ndeshyo. Umugufi usanga yarusha ubwenge muremure kandi navuze ko nta kintu batandukanyeho bose nyine umwana muremure ukunda ibintu birebire. Yego simanye byarakoze oya uretse sibyo nkunda abantu barebare. Abantu barebare because okay ntaribyo ahubwo mbwira umuco w'abanyamulenge abakobwa bagomba kuba bafite kuva uyu munsi gite ntangira ewana. Ikintu cya mbere naje kurahira ikintu cya mbere nta mukobwa uzi kuzana ibiro bya burage oya nta burage biseri kambeseri. Ikintu cya mbere abanyamulenge bakunda umukobwa usenga. Ikindi kintu bakunda umukobwa wubaha umugabo. Simubaze ahubwo mubuye buryo nyine umugabo niba umugabo aje ukamuhakeya ukamubwira ukaza neza umugabo mwiza kandi ukagira ibanga kubaha umugabo. Ikindi tugira divorce ndaje mwe mbyizigire ukwezi kumwe azagukubita uruti uzaba wagiye nta n'umunyamulenge twabyizigira uwawe arazandika muri comment azandika ngo se bagagura igihumbi urumva arahari. Abanyamulenge ubundi bita amazina ba Byizigiro ba Rukozangabo urumva bantuza ba Kibona ba Musangwa nayo izina wumva ry'umunyamulenge uzi niri nzi Gatangaza nzi Sebagabo uramukunda uramuzamuja hirya nzi Musabwa ubwo nambonye nawe namumenye mbonye icambu ni mbonye icambu yitwa mbonye icambu ni mbonye icambu shansi turabeye ni ukuri mbonye icambu ararihina akavuga mbonye ni ukuri oya bwise kamana atanga ibintu biri seriye nawe nabibona azamenye ko nabivuze nibyo sinzi impamvu nabyize bro abantu bazi mbonye sitwa mbonye icambu mbonye icambu mbonye icambu sawa nyikomereza imico y'abanyamulenge. Ikindi abanyamulenge dukunda umukobwa ukora ukaba oya atari ibi bya YouTube ukaba wateka ugasekura ukanteka n'akagasome karisha ubugari. Ikintu kizangoranya bitanga yambwiye gucunga ubugari
tuzi gucumba ujya gucumba urure ndabizi urure urayizi urure narariye ku kizimu uzi gucumba gucumba urure byo ndabizi ariko kawunga wapi buriya abanyamurenge rero ntibajya hurure bajya kawunga agatimbo bahita agatimbo ese nakuntu azazaneka imboga agateka agatimbo umugabo utazaja mu gikoni kuva twabaho turakudobuza umugabo ni wowe ugenda ugatimba ese uburinganire zarangiye uramubusa agiye nita gutwara uragiye ese ibintu uburinganire Ora wari kureba gukunda navuze ngo yewe ndahumiwe kwiga ni umuco wabwiye ubwira umuco wawe ntabwo ujya mu gikoni umugabo ajya gukama ajya kuragira ubuzima bwa kera bwavuyeho wasigaye ariko ubu rero wazitongera kandi nakujana mu minembwe kwa soguru kukira ukama amata ataratugushijwe n'amakinga y'abazungu mu ibarabara ibarabara urarize mw'isoko ibarabara ni iki si mw'isoko ku muhanda ibarabara ni umuhanda ibarabara ni umuhanda ubwo nuko tujya ruguru amaterime y'abanyamurenge uzi ni aya magambo uzi yo mu ni kinyamurenge amaki waze tubizi ni ameza kabanje ariko ni ukuri tuvugisha ukuri sibyo takubesha ngo ushatse naza gukubitisha buri wa gatanu ni ukuri k'umunyamurenge ni ukuri abanyamurenge uravuze ngo abagabo abanyamurenge bakwita abagabo oya twese tuzaduhura ari ibintu nabanza gukemura bike bike ibiheze nyine ukuntu nyine umeze ni byiza sibyo ariko uri kumwe n'umugabo no mu rugo cyagorana nyine kuvuga uyu ni umugabo n'umugore dushatse kuba ko nsa n'abagabo bityo kandi dushatse kuba ko nsa n'abagabo nyine ukuntu umeze kanagita mani umugabo yaba abikomeye ariko yewe ngiye kubera umuranga umuranga imitsi ku kwezi abanyamurenge tugira imirara tugira abega tugira abasita tugira abanyabyinshi abanyabyinshi ariko usikorera ku ishuri barazi ko ndi umunyabyinshi showa wizeye niza hano hafi aba ni abana bize muri bya bigo byaterwaga inkunga na noza n'ubuyapani bifite no muri Kigali aho bifite moto no pay no gain niga muri interineti yo hanze ya Kigali wakivuze si kigo tukacya appreciating nize matters nabi kibaho bakizemo gereza barayifunze ni ikigo cyiza cy'abagirikani bakijyanye mu ntara utakibona i Kigali serena mama okay sorry matters ni fresh ndahazi kabeza nari umunyabyinshi bagitaga umunyabyinshi bakajyamagara matters wahize from senior 2 to senior 6 okay is it nice how do you make it bikomeze se tinshaka umugabo w'umunyamurenge kandi nshaka umugabo dukora ubukwe vuba ntabwo nshaka ibintu bya kopinage ugende rutine none se like hari igihe ufata range ukavuga ati ni umugabo sibyo ubundi ngewe ngiye gushaka umugore ngiye buza nashaka umugore ndusha imyaka 5 kuzamura uzazimukubita oya bro ntabwo nafite umugore ni wo guteteshwa imyaka 5 gutyo ushaka ukurusha 5 serious imana ikatugire serious uramushaka umva bawa umwana akeneye umugabo w'umunyamurenge bamwita ni umukobwa mwiza kumuzamubona kuri video ntago ari mwiza ko kumubona live uko nashize se bagabo namwe rero mugira icyo vuga nawe nibashi
uriya baraza kumubona bose bakavuga buriya bintu bavuga n'ibyo uriya mwana ngo cyangwa karakina turamukeneye pe. so Linda njyewe ikintu navuga cyo sibyo njyewe ubuhamya natanga buke muzi umwana mwiza uri umukobwa mwiza witonda ubona ibintu kuvuga nk'umuranga sibyo ufite imico myiza nyine wakubaka tu iyo uzagire ubisenya ariko wowe ni ukungezaho ibindi birwaye ibindi byawe nta kibazo. so abagabo b'abanyamulenge hano bari kubireba tugira benshi ababa za Canada ababa za Amerika ababa mu Rwanda ababa Uganda Kenya ababa ruguru kwa sokuru ku kiraro tubita nyine aho hose wahitamo tuvugisha ukuri muri serious bakubwiye ati ahantu hose hari umugabo aho hose mvuze wahitamo wahita buriya rero ngira ngo nahitamo ngendeye ku gihugu cyangwa aho baba kuba nakubonye wankunze nanjye nakunze umutima wakwishimiye twibane ase kandi seka kandi ngiye mba diseri ushobora n'ikigaragaza kuri se ni uko mbivuze ariko ibaze kuba ngiye nicaye imbere akavuga ati njye abanyamulenge ndabakunda kandi se ndabakunda. Linda akunda abanyamulenge bene bacu bo kwa sokuru ku kiraro bo ku kiziba karitsiye z'umurenge n'izi ntazo pe aho bita ku kiziba mu Minembwe mu Rurambo aho bita mu Mibunda aho bita muco hagati umujyi w'umurenge wa mbere bahita mu Minembwe kwa sokuru ase tudo wabaye gwinga tuzaje kwifata kwa sokuru ku kiraro ni ukuri kw'Imana ngwaye tuzagenda muri seriye banza ikwishyuza tuzagenda umurenge nyibure ndahari bana bakurikiranye iki kiganiro Sebagabo anyemereye inka uyu mwana muhaye inka ariko tuzajana mu Minembwe nyimuhe urabyemeye cyane ndabyemeye tuzagenda kwa sokuru wenda navaye n'amayi y'umugabo rero se wanshakiye umukobwa wo mu Rwanda Nyamulenge nshaka umukobwa abakobwa barahari bagukunda ngo habuze wowe guhitamo ugakora igikorwa cy'abakobwa kandi unyanze wiyongeye oya ariko abakobwa tuzi ko barahari rero niba unyanze ubwo niba hari abakobwa nk'ijana banje wereka njye kuko turi inshuti so byizigiro uri muri Kenya kubonera umugore kubonera umugore cyangwa byizigiro nta n'ubaho abaho ari Musanze no muri Kenya baba batandukanye babyizigiro batandukanye ariko ashobora kuba yarabaga i Musanze akimukira muri Kenya uzi history ya byizigiro so guys Linda akeneye umugabo w'umunyamulenge katubigire serivisi byo niba uri single umunyamulenge that's my girl Linda ni ukuri njyewe unyemereye nawe ushaka n'ejo abanyamulenge babiri babyumva oya nawe nshaka wowe ndashaka kundi utari wowe aka kazi katubujije abageni ko masitaje ndashaka kundi utari wowe uri tayari kubaka nanjye ndakuzi umuntu w'umushuti wanjye ugiye kunyemerera akantu kamvura kanyemera se ufite imyaka ingahe ndakuzi ndi muri 20 na sinikubwira uko mubuze ndeze kandi baba mama bashaka undi umukobwa urengeje 24 baravuga bari 20 kuzamura ashana ndarenza pe kugera anniversaire rya kwa gatatu twite 29 cyo 29
ubu yararangiye mu kwa gatatu tariki 29 umwaka utaha ngomba kuzana mfite umugabo kandi w'umunyamulenge. sha wayo umugisha fata kuno kuboko bizaga kibazo wambaye impeta iyi niyi uru rupeta n'ubwiye oya n'imitako uyu mwana yambaye urupeta ako zizibaga ufite abagabo bande imetone ya fiançaye izi metone za fiançaye izi ni izimirimbo wakagucya iyi ni imirimbo uruzi ko ariko mama yambaye mu bukwe so guys Linda kiri ngiye ngo yamugisha wakite amen oya ndi umubyeyi mwarengera muko uri kumbuza isoko wakibye ntabwo ari umubyeyi wagishuti iyo ubwo bwari nzabutaha nzaba nambaye ikote meze neza cyane kandi bashakanye n'umunyamurenge hari ubuzabera namaze kuhabona mbese uburega nditeguye wahisemo ye njyewe nditeguye nyine wahisemo ye sare narayibonye wahisemo ye muza nyambika ndamufite wahisemo ye mbese matangaze oya adako sare irahari umuntu uza kwambika arahari umunyamurenge muremure hejuru ariko bararinda ubona ari umutima ushobora kuba urumva ushobora kuba wakunze umuremure ngewe se bagabunda agatipe kagira umutima mwiza mujye mubana mugabo uramwishimiye ugasanga uhisemo nawe oya wese umushaka rega oya ni urugero imana ubundi imana yambaye ikimenyetso cy'umusore muremure kandi muri muremure ndizo wabona wo kujya hari ibyo yisezerano pibe turagoye kabisa so Linda nuransekeje ubwa mbere seth nawe ni umukomedi ariko abanyamurenge babyumve baraza kutubwira muri komenti benshi turanabasuhuza ahantu bari bose aho batandukanye ku isi bose abanyamasisi abanyarwanda abantu bose bumva ururimi tuvuga turabasuhuza ariko Linda bakeneye umunyamurenge cyane umunyamurenge none se reka nanjye like nk'umushuti wanjye ugishe inama ni gukora umukobwa twabera nawe umukobwa mwiza umukobwa w'inzobe nyine nk'uko wabuze ziriya kriteriya umukobwa w'inzobe ugusenga ubwana usore niho niko kabiga umukobwa nyine nawe byumva guys ni ibyo inshuti zanyu zibasapotinga wowe nimuzisapotinga so guys mwakoze cyane bari kumwe na Linda by the way I like umwakitinga umufana wawe cyane from day one thank you so much uzamura gukundi hagiye ikintu uri umurozi ndi umurozi akoze siboga guys siboga barabeshya kandi mbwira n'abantu bakurikirana filime Mukadata ica kuri Linda Priya TV show n'ukuri si kuri yameze pe iriya ni filime nyina ariko ntabwo ari komeza ntabwo nabashanyiriza Mukadata iriya ni filime ntabwo ari komeza biraba ari gukina badewe muviza umuntu aba akina ubuzima bw'undi muntu viva undi muntu utayibona so Linda mwamwumvishe ni umukobwa mwiza cyane afite n'intuza na ariyo kwita mu cyuma zira nuza mushyiraho ibisuko ahantu babishyiraho iriya ni bayita mu cyuma za wig udafite wig uri naturel fresh so rero umunyamurenge uri tayari ariko utari gukina uri ndashaka kubera ahubwo iyo nzira ruganyemo ni nziza utari gukina uri ndashaka gukora ubwonko ahubwo Linda nawe promise ibintu uzamukina wowe ntabwo nzakina umukobwa na nanjye wowe nyine mu mikino kuko iwacu
bose batangiye kumbaza ubukwe njya mu mikino ngeze impano nkabona. So mwakoze cyane ladies and gentlemen, tuzongera undi munsi ndashaka kuzajya ku ikiganiro gikurikiraho tuzagenda ngiye kuguhinga ahubwo sibyo ko tuzagenda ryari tuzagenda nyiguhe mubireba njye nzayiguha n'ahantu ndazifite ahubwo inaha tuzagenda nzaguyina ajye ubwiye umuntu wamuhaye inka igikurikiraho n'ikintu no kujya nubwo ubwatsi njye bamufatire dukeneye umugabo bazi ko muri seriye ndakuzi yatangiye ari burage none wese ntizatinya umukobwa ujya kuri kamera akisabira umugabo aba yararengeranye rero tuzagikora ngende ngwinka ukunda inzungu ukunda inyarwanda iyo uzandorera mupa iyo uzamutiramo nyabuna ewe mwakoze cyane turishimye cyane kuri iki kiganiro tugiranye na Linda nubwo ntakoresha ikinyamurenge gike cyane ariko buriya nkivuze urakuvuga cyinshi rero dutegereje ba muntu muremure ese wavuze location ko ari byo byiza bifasha oya nta mpamvu ya location naturuka ntabwo ari cyo kibazo kuko rega yaba uturuka hanze njye gitayari kitamusangayo yaba uturuka ruguru tayari kwitanjayo yaba uturuke mu Rwanda nabo kwasoguru kiraro wumvishe sorry ndabakoze cyane brace bazatubwira muri comment utaha tuzakora ikindi ngenge kuguhinga cyane umufana wawe respect from there on murakoze cyane umuranga kuko uyu munsi ubaye umuranga wawe ukora akazi ushinzwe neza nibyo ngomba gukora peace and love turabakunda cyane ubwo muratubwira uko bimeze ubasore bareba rwo turaza kubabona muri comment cyane ntabwo nshimira ko nagusuye ni ukuri wakoze Imana iguha umugisha noneho ikirenzeho ikomeze iguha amaherekwa yo kwerekwa abagabo ugiye gushaka nanjye oya ikomeze iguha amaherekwa uzi ko uri kumvuga nka satani uzi ko ndi kwivuga ituvuga nka ari satani ukomereze ukuboko rwose sawa murakoze cyane brace